gihe utafasha umuntu ngo umwice cyangwa ugire gute nyine ibintu bidakaze mani buriya baba bakwicaje nka kangahe rimwe na rimwe bakanagufata bakakwaka nka telefone nk'umunsi ngo barebe yuko wamara nk'umunsi udafite nka telefone then bakakubwira ngo ngaho genda ariko bakanakugira inama bakakubwira ati ibi bintu nubisubira ntabwo uzongera kugira amahirwe kugira ngo wicare ahangaha tuguhe inama. Urumva icyo kintu bakakikubwira ukagenda ukagisubira. Urumva yapana uko bamuhamagaye ibya biboro twasakuje bitko ko babyumvishe bakamuhamagara ibyo kwabambora iki ntuvuga ko bivuze muri iyo nyandiko ntabwo byumvishe kabiri. Ndabyumvise go. Urumva kuri byo yamuhamagaye bakamubwira ati musigeho ariko ribo n'ababyeyi burya bararabura mani bararabura pe. Ndi mu bantu bazi ko irabarabura bro. Nike Yo ibintu by'amategeko n'imiyoborere kubizi ko tubizi muzanire impuguke Titi Brown atubwire uyu nguyu ngo arazokatirwa imyaka ingahe. Muzanire impuguke Titi Brown. ndashaka kubaza ubwinjiracyaha mu cyaha cy'ubwicanyi bisobanura gute? ntabwo ndi umunyamategeko pe ibyo bintu ntabwo nabishobora. Njye numvise uvuga ngo ndi impuguke nawe nasetse napfuye. Iyo tuvuze impuguke urimo kumva ni umuntu ushobora kuza ahangaha akagira ibintu bibiri bitatu binashobora gusobanura kandi bikagira umurongo nk'ibingi umaze kuvuga. Ariko aho kugira ngo usobanure ibintu nabi utabyumva neza ubiharira ababizi. Urukumva so ubu turi kuvugana Keminike urukumva utwemerere nk'amagambo maze kutubwira tukwita impuguke. Ijambo impuguke ni umuntu ugenda hariya agashyira muri analize. Njye nanabisubiramo uriya muhungu ntabwo yigeze amenya yuko hari abantu yahemukiye. Ntabwo yari azi ko yari ari hagati nk'ururimi. Ntabwo njyewe reka nze nkubwire urukunyumva nani Keminike yitwaye nabi. Yitwaye nabi cyane. None se Godfather nyuma yuko aririzinze iriya video abantu bose abantu bangaye bakaba babifungiwe n'abandi bakaba barimo aho hanze bavuga ati nta wamenye uko bizagenda. Nyuma yuko ayirekuye amaze gukora amabarangana iki. Ese Godfather uzi ko njyewe reka iki kintu nayo kivugira hano. Uzi ko naje gusanga jewe indimo nibyo mvuga ntago ari ibintu ntago nje ari ibintu nahamya ngo uramamagara ndabihamya cyangwa iki. Uzi ko naje gusanga iriya video kugeza na n'ubu ntabwo turamenya uburyo yagiye hanze bitewe n'amakimbirane bari bafite hagati yabo. Umwe muri bo ashobora kuba ari we wayiririzinze. iki ako kantu reka nkakubwire. Yego gasubire buriya listen iyo turi kuvuga ikintu mujye muvuga nk'ikintu kandi mushyiremo n'ubwenge sibyo. Yego kugeza uyu munsi hari umuntu uzi uwashyize video hanze? oyo hari uwo muzi? abantu bari in custody ni abantu bayikwirakwije nifite muri telefone. Godfather yayinyatse hanze. Godfather yayinyatse nayimuhaye. Onika yayinyatse nayimuhaye nayifashe mubita muri groupe mbere ya admin. Ariko kugeza uyu munsi ntabwo tuzi ahantu video yaturutse. Ntabwo tuzi umuntu wafashe video ayikura muri telefone arayiririzinga ijya hanze. Kugeza uyu munsi niba mumuzi njye mumumbwire. Kanzamanze mbyuke nyare tugende komeza. So bivuze ngo amakimbirane amaze igihe hagati yabo bari babiri. Umwe muri bo tutazi uwo ari we ashobora kuyifata akayihereza umuntu runaka ikajya hanze kugira ngo ya mibanire mibi yabo ikomere senda bivuga gutera kugira ngo nyine noneho agatotsi kazemo burundu. Akantu sinzi namuri kukumva. Kazi mutapinga screen ndi kukumva. Mutapinga screen batambereza n'abakungira. Maze kubona biriya bintu byose umuntu yakoze nyuma yuko video igiye hanze agakomeza agakora n'ibyo ngibyo agakomeza agakora n'ibindi bakagira nabo bagahamagara bakavuga ati nyamuneka muze hano tubagira inama mukabagira inama dutahe burongeye. Then ukanajyaho noneho rimwe bakanagushakisha ukababeshya ukanabura buriya bari abagabo nyamuneka iyo baguhamagaye urababwira ngo nzaza iki gihe ukajyayo
iyo wanze ngo kuri bo bakubita n'akacyayi ukanywa urumva ibyo by'icyayi ntabyo nzi iyi ngo barakigira buriya iyo wiriweyo ntabwo wakwicwa n'inzara urumva wiriweyo ntabwo wakwicwa n'inzara barakugaburira birashoboka wenda Kamini reka tubaze impuguke piyoni kandi ntabwo yaba atarajyayo kubera barakubaza nka niba ufite inyota ubagwa fanta n'ibyo kurya uvuga ibyo ushaka kubikoza ngo tubonye impuguke nkuru mu by'amategeko Godfa nizere ko ikintu navuze mwacyumvise ndacyumva ariko mutacyumva nabi njye n'ubwo buryo nagifashe n'uburyo wagifashe yego urakoze cyane ibyo bintu biri kumvikana uri kuvuga urimo kumva ngewe reka nze kubwiza ukuri nge murabizi nge burariga ni wenda ntabwo amarangamutima ajya abura ariko ngewe ndi mu bantu bababajwe cyane n'ifungwa no kubona amashuri y'uriya mwana ajya hanze bro uriya mwana w'umukobwa ntabwo yari akwikiriye kintu mani bro ngiye nahamagaye ya mpano ndamubwira nti ya mpano aya masaha ufite ikintu kimwe ugomba gukora ni ukurinda umutima w'uwo mwana w'umukobwa mushize ibyapa wowe uri nyarubya uri umugabo urimo kumva ntacyo bitwaye biraza kurangira ariko uwo mwana w'umukobwa ugomba kumukomeza ukamuba hafi urimo kunyumva ndamubwira nti ufite akazi gakomeye ko kwita kuri uwo mwana ntumva umwibagize iri shyano mwamutuyemo mfata umwana w'umukobwa ndamuganiriza nubwo binavuganye n'uriya mukobwa ndabaganiriza mani ndamukomeza ndamugira inama yo gusubira muri studio gukora indi ndirimbo mani ndamuba hafi pe okay so ikintu cyaje kubaho ni iki uriya mutipe ntabwo aribyo yakoze mani ni ukuvuga ngo umuntu yatuye uburakari umuntu yatuye ibintu byose byabaye muri iriya videwo ahubwo uriya mwana w'umukobwa yaje guhinduka victime y'ibyo bintu bitari bikwiye victime muri iriya videwo yahise ahinduka victime w'ingaruka z'iriya videwo kumva mani bageraho bavuga ngo uriya mukobwa ngo ni umuteramwaku ngo yataza kuba umuteramwaku ngo ntabwo ngo ya mpano ngo biriya bintu ngo byari kumubaho ku Rwanda famiye yo kwa ya mpano urimo kumva ngo yishe kariya ye ngo yaza kuba atari umukobwa w'umuteramwaku ngo ntabwo ya mpano abahuye na biriya bibazo yahuye nabyo byo gushyira ngo kugira ngo video ije hanze bro mbega umukobwa wahuye n'ibibazo uriya mukobwa iwabo mu rugo ibi by'ababyeyi iwabo mu rugo bakaba baranze ko abana na ya mpano nabo byagenze story yagenze iti urukumva uyu mwana w'umukobwa mbere y'uko abana na ya mpano urukumva yakundanye na ya mpano amakuru mfite iwabo mu rugo bari bongeye kwikusanya bamushubije ku ishuri ngo ayisubire ku ishuri kwiga muri kunyumva bamwishyurira ishuri ngo asubire kuri kaminuza yige nk'umuryango uravuga ati nka famiye urimo kumva baravuga ati kuba wabyaye kuko uriya mwana afite uriya mukobwa afite yahuye na ya mwana afite umwana by the way yabyaye kiri umunyeshuri ni umusingoma yari afite umwana famiye iravuga ati ntari yo niko kuri ntabwo bihisha afata umwana ndashaka kuvuga ukuntu uyu mwana w'umukobwa yahuye n'ibyago urukundo rwamugize rwamubereye icuraburindi noneho famiye urukundo rwo na ya mpano rumaze kugurumana famiye iravuga ati oya dore twari dushatse uburyo wasubira ku ishuri ukarangiza ishuri nawe ukazaba umuntu none ugiye mu nkundo noneho n'umusitare n'aba bahanzi umuhanzi ukizamuka utaragira ejo hazaza urimo kumva urukumva ikintu cyabayeho nari ngiye gutuka ariko nsanze mfite abantu benshi cyane nari ngiye gutuka nari ngiye kuvuga ngo nzagutuma ubugambure bwa ntuza ariko ndabiretse uragatumwa imva yakoze ubu yibitse igihe utarawujya gushyingurwa witwa n'inkuba wamacinya we
ntazagira ikintu kiza kunsukaho. Ntabwo nkeneye umuntu uzazanga kuza kunsukaho imihango ye, urumva? Stupid people. Oya, wiseka nta kintu gisagaje kirimanga. Baberanye ntabwo njya mashaka abantu baza kundenduraho ikimwira cya gripe bro. Motherfucker. Stupid. Moderators, block those stupid people. Ntabwo nkeneye umuntu uza kundenduraho gripe ye. Mwamacinya mwe muraza ntimukaze kuntera iseseme. Baberanye ko mujye mureka mujye inkuru mupiri. Urukundo ikintu cyabayeho. Famiye uramwana aravuga ati urukundo n'urukundo, nge nakunze umuntu, ubuzima nzabaho ubuzima bwari bwo bwose, ngize amahirwe umuntu apfuye ko nkunda. Wumva umwana w'umukobwa avuga ati na azironga nkunda, nge ntabwo ndi kure ubusitani, ndi kure ko ari umuntu waje ankunze. Umwana w'umukobwa nta kosa yari afite. Urukundo yakunze na ya mpano bituma yanga kumvira famiye ye. Muri kunyumva? turimo turakumva. Yanga kumva famiye, ishuri ararita ajya kubana na ya mpano. Urimo kumva? Ngaho noneho ibaze kubona video nkiriya muri famiye yawe, bakabona video nkiriya ku muntu bakubujije waranze ishuri, bari baguhaye andi mahirwe ya kabiri yo kujya ku ishuri. Ariya famiye nuko bigukunda ntabyo kumukunda. Famiye yaratera nyiramuco. Oya nyine, oya ubundi uzi kuno ubuzima mvubo guca bahita bavuga ngo uwishe ntaririrwa. Ngewe urukumva cyabayeho, famiye ikimara kumuta ibishanga, urimo kunyumva? So ya mpano yamudihaga nk'inshike. Ya mpano yavuga n'ubundi ntaho ufite wahungira. Iwanyu barakwanze, ni njye ugufite, ngomba kugukoresha icyo ushaka. Si urukumva icyo kintu. Si urukumva icyo kintu bro. So yamukoreshaga ibyo ashaka nk'umuntu udafite kirengera. Bro, ngewe nageze umwana abantu yaravuga ati hari aho yageze ngiye vugana n'umukobwa avuga ati gerageza ikintu cyose famiye ureba ukuntu upfukama ikubabarire. Nibo bonyine bagomba kukuvana muri aka kagurimo k'umuryango wawe. Abandi bose no kugushungera. Baramwanze bamwambura n'umwana we. Wavuganaga n'umukobwa avuga ati niba ari ikintu kinsajije no kutabona umwana wanjye mu maso. Uyu nguyu rero akavuga ati n'ubundi wewe famiye yarakubaninze, reka ngukoresha icyo nshaka. Uyu mwana yabuze pfuna ruguru. Ariko reka mbabwire, reka mubwire aba babyeyi, niba hano hari umuntu uzumva iki kintu wo kwabavava, uyu wabura mwana w'umukobwa, mugarukira umwana wanyu mumwiteho. Basaza ba ya mpano nako bavava, mubabarire mushiki wanyu, muvande mwicura burindi, mwongere kumubera abavandimwe. Urimo kumva? Nta muntu yishe yakongera akaba umuntu. Mwongere mukunde umuvandimwe wanyu, uburakari mu burambike hasi. Urumva bro, uyu mwana yabuze epfo na ruguru. Noneho ibaze ya mpano we yabanaga n'umuntu azi ko adafite epfo na ruguru. Niyo mpamvu uyu mwana niyo yatorokaga kwa ya mpano, atorotse yajyaga mu nshuti ze, yigiraga kwa bamiki, ntabwo yahinguki iwabo. N'ubu turi kuvugana. So urumva rero, so ya mpano we yavugaga, niyo mpamvu yamufataga akamufungirana mu rugo kuko nta wamuhamagara, akamwambura telefone nk'uko umuvugizi wari abisobanuye muri iriya ntuza. Sinzi kuva icyo kintu. So rero hari amagambo umuvugizi wa RIB nyakubahwa Dr. Bimuteri Murangira atsinze atavuze, avuze ko yakoreshe ongera unsomere nani nk'iriyo video y'umuvugizi wa RIB tena abantu bagarutse yinkinire mbere yuko twakira impuguke nkuru Titi Brown atubwire ku bijyanye n'ibihano bishobora guhabwa uyu muntu. Nanjye ndifata ibyo nari kuze kuvuga. Yego. Uyu mwaka RIB yafunze Uworizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano, akurikiranyweho ibyaha 7.
icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, kimwe, gukoresha ibikangisho, kabiri, kwangiza ikintu cy'undi, gatatu, kunywa ibiyobyabwenge, kane, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gatanu, gukoresha imvugo z'ivangura, n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. gufungirana buriya iyo uhari ukavuga ati njyewe nari mbizi ngo bamukubitaga numva, icya mbere ni uko kudatabara umuntu uri mu kaga ari icyaha gihanwa n'amategeko. Kabiri, kudatangaza icyaha cy'ubugome ni ikindi cyaha. Rero kujya hari ukigamba ukavuga ko wari ubizi rwose ntibizagutangaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugutumije. Ibyo ni ibintu bibaye mu gihe by'umweru nka bingahe. Ni ibiki byabateye aba bahanzi? rekeraho burya umuntu niwe rekeraho ngaho umva nkubwire rero ahangaha Godfather hari umuntu nagombaga kwakira uyu munsi arakanavuze n'abantu mukumve neza. Wowe ugenda ukavuga ngo ibi bintu nari mbizi, nawe ntuzatangazwe no kumva uhamagawe. reka nze ngusobanurire rero uyu mwana w'umukobwa hano hari abantu amakuru mfite ku bantu babiri urimo kumva. umwe ejo yitabye RIB, undi ntabwo ari mu Rwanda. uyu mwana w'umukobwa yageze ubwo bageraho ayumva ko azapfa. uzi ikintu yakoze? iyo yabonaga umugabo yinjiye nani yampana atangiye kumunoba, yafataga telefone agahamagara umwe muri aba bantu. urukumva? agahamagara telefone akavanamo volume, bakamubaga wa muntu ari kumva kuri telefone. icyo kintu ko ari ikigome. Ntabwo ari ikigome. none se kuki atabivugaga ahubwo akabyumvikanisha? Ntabwo yabyumvikanishije. tugende gake. n'uyu munsi umwe uwo muntu namuhamagaye yagombaga kumvugisha ahangaha, ariko dusanga bitari ngombwa. ntabwo njya mpubuka, dusanga bitari ngombwa ko aza kuvuga hano. yahise ngo yagiye kuri RIB. ntabwo ndi kuvuga amazina uretse gato ngo yagiye gutanga ubuhamya kuri RIB uyu munsi. ndatekereza uravuze nabyuke tugende. hari ibintu biteye ubwoba. uyu munsi nibwo yagiye kuri RIB, bamuhamagaye kuri RIB. yagomba kujya kuri RIB kuko urukumva uyu mwana w'umukobwa ajya gutanga ikirego. bamubajije ibimenyetso, avuga ko hari ibimenyetso yagiye ahamagara abantu ari kubagwa, ari gukubitwa. hari abantu yahamagara kandi barabirikodinze. bamwe muri aba bantu rero amakuru mfite murumva ibyo bintu atari ubugoryi. ubugoryi gute? nyine ibyo bintu nyine biri ibyo ngibyo nyine. wowe urumva uwo muntu aba atari umufatanyacyaha? none se umukobwa we cyatarega ahubwo agahamagara umuntu kureba gute? oya ni ya mpano wahamagaraga, ntago ari umukobwa. iyo yari kibuta, ariko oya unyumvisha nabi Keminike. oya wahamagaraga umukobwa yabonye, urumva umutipe yavuze ko azamwica. urukumva umutwe avuga ati ariko rero n'ubundi wa mugani nshobora no gupfa, ariko rero reka nzapfe hari umuntu wumvishe ko ngiye gupfa, wenda ntabarize. so iyo umutipe yatangiraga kumubaga rero, urukumva uyu mwana w'umukobwa agira gate, yabonaga atangiye gukubitwa agahita ahamagara, agafata telefone akamuhamagara, agahita agabanya volume. ibibazo byose biri kuba media bari kumudiha, uriya wundi akaba ari kubirikodinga ari kubyumva. so ibintu ni bibiri. ashobora kuba yaravuze ati rero ibintu bitewe n'ibintu numvishe tanga ikirego. sinzi uri kubyumva. ahubwo uwo mukobwa ni umunyabwenge. ati bitewe wenda uyu nguyu ntituze kugira kuko amakuru mfite ngiye uwo muntu nkimara kumenya nashatse no kumuvugisha. n'uyu munsi nashatse kumuvugisha, mubwira ati ko ibi bintu bizi wagize ikintu bivugaho. arambwira ati ntabwo nagira ikintu bivugaho kuko ubu turi kuvugana ngiye kujya kuri RIB kwitaba kubitangamo, ntabwo navuga rero. sinzi uri kubyumva. so wari kuri kumva RIB ikavuga ati kubera iki mutatanze wowe, kubera iki ibyo byose byabaye rimwe kabiri gatatu ntutange, ntutanga amakuru ku gihe iyo apfa. sinzi uri kubyumva. ibi bintu ufite wabibitse igihe kingana gutya, biba kabiri gatatu, ubona kumugira inama cyangwa we afata umwanzuro wo kuza kurega. wowe wakoze iki kutatangira amakuru ku gihe kandi wumvaga hari umuntu uri guhohoterwa? niko kumurabura. sinzi n'ubyumvishe. nuko byagenze.
uriya mwana w'umukobwa azi ubwenge kuko yashakaga icyo bita proof ibizibiti. Proof afite nyinshi. Uwo rizagwira agwiriwe na ryabo yavuga ngo rizagwira abanzi be none niwe rigwiriye. Anyway, ibi bintu bibaye kuri ya mpano biteye biragize. Nge nanjye wamugani haraho bigeze urimo kumva. Haraho bigeze. Reka nkubwire kimwe mu kintu maze gushima kuva izi saga za video zatangira. Uribuka nko kuri Twitter ukuntu abantu bagendaga bavuga ngo ngumva mfite aka video. Uzi ko ibyo bintu byacitse. Uzi ko ibintu byo gukwirakwiza video z'abantu bambaye ubusa bagize ibyo bintu ziko byacitse. Byacitse bigizemo uruhari. Mbere yuko taragurika. Byacitse bigizeho uruhari yes no. Muri uko gucika kubi ibintu byacitse barabigizemo uruhari nta ruhari nabigizemo. Wowe se? Wabigizemo uruhe ruhari se? Ikigoryi. Akasha. Wese uri wowe nabigizemo ikemini. Wowe nibo kubyo wabigizemo uruhari. Ndabikubwira uburyo nabigizemo uruhari. Ndabigusobanurira. Twagiye. Mbigusobanurira ngwereza ingero. Yego. Fata kiriya kigoryi kigenzi kiriya gicuzi cyawe ngo ni ntama. Agaze. Uya urajya mubwiza ukuri. Ndaguha urugero. Fata abantu byamugeze. Urimo kumva yivugisha cyangwa kano kana kararyoshye wagasaba bagikatira imyaka 2 isubitse. N'uyu munsi ngo nigera mufungishije. Uwo numwe naguha ingero nyinshi cyane. Ibi bintu kubikoling out ntabwo ndiribu ngiye nta n'intuza nzi. Urimo kumva wenda ikintu wakoze nuko nawe ikintu wewe wakoraga wenda ushaka kuba ufitemo wenda ubwo ni nka 0.007 nirwo ruhare rwawe. Uravuze ushaka kuba ufitemo nka probability yaba ari nka 0.007 muri miliyoni 10 muri miliyoni 10 na urimo kunyumva ijwi rya simple individu nka Godfather azilonga urekonesa iyo 00 kandi ukayirekonesa nk'umuntu ntabwo azilonga nayo urekonesa ntabwo nkeneye imibare myinshi cyane nuko niba wemera ko bishoboka ko biri byo ukawemerera iryo rimwe kandi uziko imyemerere yanyu abantu mukoresha twita muri utwasamutwe. I appreciate that. Ntabwo nkeneye byinshi ariko I did narabikoze kandi byarakoze. Urukumva ntabwo nkeneye uruhare rwinshi cyane nuko wemera ko urwo ruhare narugizemo kandi byari bikwiye bro. Urimo kumva byatanze isomo kandi byari bikwiye mani. Ubu ngubu nsigaye nishimira ko nta muntu uvuga ngo ngwino nguhe video DM tangisho umuntu kuzanga ari ibi bintu mani we you have no idea. So tugaruke gato kuri uyu mwana w'umukobwa nk'ibi biboro ibi ngibi byo kumuharabika nabyo ntabwo uyu mwana yigeze akora minda z'uyu mutipi. Ndatekereza ko byo kubwira bakoze urugendo rwo kuvuga ngo ukore minda 3 enye come on ndase wakuramo indenye wazikuramo ukabukiri muzimara mwabakobwa mu tubwire enye zivamo bigakunda. So n'ibyo so ikintu kiriho ni kimwe ikintu ngiye cyatumye ya mpano mu bantu babizi ndi mu bantu bahagurutse ndwanira ya mpano bro. Ira video kimara kujanze byari bibabaje ndavuga ntuyu mwana bagiye kwica kariya ye ni ibintu babitewe n'ishyari no ko batifuriza uyu muhanzi amahoro. None uziko babikoze mu mwanya mu bihe umwana yaragiye kujya kuririmba i Burayi avuye mu kiganiro ku gihe na Ruti Joel baguvuye muri interview bagomba kujya kuririmba ya mpano bamutoranije mu gihugu we na Ruti Joel nibo bagomba kujya kuririmba mu ntuza muri kampani cyangwa mu biganiro FPR yari ifite mu i Burayi. RPF mutangira mufata imuhitamo uyu nguyu na Ruti Joel nibo bagomba kujyana na delegation yagomba kujya i Burayi. Abantu se ntibavugaga ngo ni ishyari bamugiriye ngo none byumvaga ntabwo numva ukuntu umwana ugikize amahirwe yo kujya kuririmba hanze bamuba yahiswemo. Urimo kumva visa zasohotse ibintu byatunganye bira bintu bikajya hanze nuko ntabwo byari byo nge navuze ati ya mpano ntabwo ubutabera nakurikiranye ya mpano umva ndavuga nti nzakugwa inyuma kugeza igihe nabonye ari amavideo naberetse ejo bundi arimo gusambanira n'ura mukobwa kuri ntuza yaragiye ajya muri hoteli yo kwabampura iki umuvugizi bari babivuzeho murabyumvisha mu dusomerera nkuru yo kugihe babisobanuyemo ko yongeye kugaragara mu yandi mashusho. Ribira yamenya iramuhamagara bamuhereza gasopo sinzi uko byumva. Ahangaha hari amashusho nkimara kuyabona njya kuyatangaza ya mparo na Semuhungu barampamagaye bari kumwe baravuga ngo banyishyure simbivuge. Ndavuga ni ntabwo ngo ari Godfather murabyibuka
ndabyanga. Nibwo navuze nti abari gufungwa niba ya mpano abantu bamwe ba jihad bagiye kwitaba ubutabera, undi yongeye gukora ibisa n'ibyo. Bro, sinayaberetse ejo bundi yishe umwana ahagaze, yafashe uyu mukobwa yaragiye, urukumva urimo kumva ikintu kiriho ni iki ngiki, munyumve neza cyane bro. Yaragiye ajya muri hoteli, uyu mwana yaramukubise, yavuye i Burayi avuye mu Bubiligi ageze mu Rwanda, sinzi icyo yapfuye n'uriya mukobwa, bashwanye. Uyu mutipe umukobwa ahita akwepa aragenda ajya, first of all yabagiye kubeshya abantu ko ngo yajyanye n'uriya mukobwa i Burayi. Uriya mukobwa nta rugara akandagira ku kibuga cy'indege i Kanombe, nta na passport agira, aratubeshya ngo ari mu Bubiligi. Muri byibuka ya mpano ari kuri live akambwira ngo ari mu Bubiligi. Oya, ariko sinabonye amavideo, sinabonye amafoto ariyo. Ya mpano yagiye ariko umugore ntabwo yigeze ari i Kanombe, umugore nta hantu yigeze ari, yari i Burayi wenyine. Noneho urabyibuka abeshya abantu ngo yajyanye na Fafi i Burayi, kandi uyu mukobwa ari mu Rwanda. Yavuga ngo we n'umugore babanye neza. Noneho wibaze ko cyagiye yamunyukaga, yaramukubitaga bro. Noneho aje ubwo arabeshya abantu ngo ari mu Burayi, ari i Burayi. Aje ageze mu Rwanda aramunyuka avuye i Burayi, amukubise umwana agira ate, arahukana aragenda ajya mu nshuti, ajya gucumbika ku nshuti ye. Agiyeyo ya mpano nibwo yamuhamagaye, nibwo kumuhamagara byanze, umukobwa yanze, aravuga ati reka nze nguhereke icyagushobora. Ajya gufata umukobwa uri muri video ye, amwishyura amafaranga, amutwara mu Busanza kuri hoteli ya Bamporiki, bahakinira pororo. Yamano ni umufu. Ahita ahamagara umugore we kuri video. Umugore yari mu bukwe, sinzi ngo yagiye kwambara, ahita amuhamagara kuri video, amuhamagara ari kurongora wa wundi. Muri iyo video yiri kwireba, umugore wa yampana bakanuye amaso ari kureba bro. Umukobwa arabyitegereza akabireba, ukamwica. Yampana aba yasetse, umva, yarangiza agahita amuhafaka. Urumva? So Cinema bro, iyo ni cinema kabisa. Mani biteye ubwoba, uri kumva. Ariko impamvu ya mpano yakoreraga umwana ibi biboro, urumva ya mpano yaramuzi, abantu babana bamuzi, urukumva. Ya mpano yaramuzi, yarazi situation, yarazi ko umukobwa iwabo bamaze kumubaninga, adafite aho ashobora guhungira, nta afite ho kujya, urimo kumva. So izo video rero zingezeho, ndavuga rero twumvikane. Ya mpano ndakurutse ibi ngibi, abafunzwe bari kuzira ubusa. Niba ushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi, uzi ko kiragiye abavoka ba jihad na ba pazo basabaga ubutabera gukora iperereza kuri ya mpano. Wowe abanyamategeko bari gusaba gukorwaho iperereza, warangiza ukajya mu mwanda nk'uyu. Bivuze ko ntacyo witayeho. Rero n'amafoto ya mbere na biriya bya mbere niwe wabisakaje. Nuko ikibazo nyine niyo mpamvu nakubwiraga ngo kuva tutaramenya umuntu washyize video hanze, niba ibintu byose byagiye bikurikirana, ahubwo tuzamumenya nawe. Ya mpano ntabwo iriya video yari afite hanze yonyine. Reba umuntu, reba ibibona, reka nze nkwereke. Nitekereza umuntu utinyuka guhamagara video call umugore. Reba hano, soma iyi message. Impuguke Pionika, soma. Reneza Godfather. Pionika, ariko sinakubwiye ngo uzimuke. Mutapinge mani, mutapinge screen network. Sinakubwiye ngo uzimuke uzajya ahantu hari network. Mutapinge screen, mutapinge. Wiriwe neza Godfather, nizere ko nongere mbasuke. Ari uri gusoma ihangane. Kanisomera. Wiriwe neza God, nizere ko umeze neza, ntuvuga amazina yanjye. Nkunda uburyo ukoramo ibintu byawe, uburyo utabogama. Hari amakuru avuga ko hari andi mashusho ya mpano n'uyu mukobwa ari hanze. Mbibonye muri groupe
bashyizemo screenshot bavuga ngo umuntu ushaka ari amashusho y'amano n'undi mukobwa yandike inbox nabyo uze ubicukumbure. Ariko hari abantu bakunda gushyira ubusa bwabo hanze mwana. Abo bantu babaho. Ni season kabisa. Hari abantu bakunda ikintu kiriho rero ni kimwe. Uyu mutipe ibibazo yanyuzemo ntabwo yagombaga kubitura umwana w'umukobwa ko adafite kivugira ko yarafite amakuru ku muryango we wamutaye. None se yumvaga ko umuryango wamutaye n'umuryango nyarwanda ukamuta cyangwa amategeko nawe akamubanura nko ku muryango we wamutaye. Iryo kosa yakoze. Uyu mutipe amukubita ikintu cyatumye ejo muri aho namenyeye aya makuru. Urabizi yamenye amakuru ndacukumbura nkajya kuzana na nyina wayayo. Nakubiswe n'inkuba numvisha amagambo y'ampano yakubitaga uyu mwana amubwira. ubundi Godfa amaji yigeze kuvuga ngo umugabo ukubita umugore aba ari imbwa, atari ku mugabo wakubiswe n'umugore aba yakubise imbwa. Urabyumva? umuntu wese ufata ikiganza cy'akakizamura agakubita umuntu w'umugore, uwo muntu ujye umenya ko societe ntabwo yamusapotinga. Niyo mpamvu buriya kereka iyo ari ibintu bidafite fact, ariko ikintu gifite fact abantu bakabona ko wahohoteye umuntu kandi ukaba uzi ko uwo muntu ari wawe kubera ko ameze ari weak nyine, kubera ko nta handi hantu afite ho kujya. Icyo gihe uwo muntu uri muramukorera iyicarubuzo. Sinzi niba icyo kintu mubyumva neza. Ubu umeze nkaho uri kumukorera, urabizi ko umuryango waramuciye koko niba ibyo bintu ari byo. Then araje ni waje guhungiraho kuko yaragukunze, aravuga ati ngewe kabone nubwo umubyeyi wanjye yagiye kugise akababara kandi uzi ko kubyara ubuzima cyo kintu cya mbere kibabaza. Aravuga ati ngewe ndakwizirikaho bakwanga batakwanga ngewe nzagukunda. Then warangiza akaza nyine ameze nkaho ari vulnerable adafite ahandi hantu ho kujya. Please aka kantu mukumve, nta handi hantu afite ho kujya koko niba ibyo bintu ari byo. Umuntu ntafite ahandi hantu afite ho kujya, araje then noneho kavuga ngo noneho nanjye nzakugaraguza agati kubera ko nta handi hantu wajya. Yego, icyo gihe uri kwica umuntu kabiri nica rubozo. Ibyo bintu babirutwa nuko umuntu wamufata se nakubwira ngo ikira. Ibyo bintu ni bibi cyane kubera ko urumva already yabaye abandoned n'umuryango we, then noneho nawe uraje utangiye kumwabiyozinga. So icyo gihe rero ngewe ntabwo nakugirira impuhwe. Urumva? Icyo gihe rero ngewe ntabwo nshobora kuzakugirira impuhwe na rimwe kubera ko itangiye kwa abusinga. Ananjye sinzi mazambwire kode bashyiramo iyo umuntu ari kuguhamagara mu boroki. akanyenyeri 21 urwego. Ariko mumborokaje Kamini aya umva se yo shyiramo akanyenyeri yo uranyumva. Aya ntabwo ngera ndamubwira ndamuhamagara mu kanya. Urumva Godfather? So icyo gihe rero iyo nibyo nari ndavuga ngo iyo ufashe umuntu kubera ari weak kandi urabizi ko nibura no mu bintu by'imibonano mpuzabitsina iyo ukoranye umuntu n'imibonano mpuzabitsina kubera ko ari weak cyangwa wamufatiranye mu bushobozi bwe, icyo gihe ibyo ni ibintu ufungirwa uranabihanirwa. So rero ngira ngo mu Rwanda hari ikintu bita gender based violence uyu munsi irimo irarwanwa ku rwego rwo hejuru, yewe n'inzego za leta zabigiyemo hejuru ku buryo iyo umuntu wese ukoze icyo kintu ntabwo biri tolerable. So rero umuntu nkawe urabizi uri uri n'umusitari koko wa mugani abantu baragukunda. Uzi ikintu buriya cyanambabaje pi
uzahamagare uzi ko nahamagaye Nuza, nahamagaye Muyoboke, ntabwo nari nzi ko Yamana yari muri situation z'ibintu by'ubugogi by'ubumara. Nahamagaye Muyoboke ndamubwira ndi mu bantu nzi ko Yamano afite fan base nini ikomeye, waretse tukaba twategura uburyo yakorerwa one man show muri Kigali, tutazi ko hari ibintu biri kubera aho ngaho nyine by'amasaga n'iki n'ubuhungiro n'iki ari kwirukanka ajya hehe. Muyoboke arimo aravuga atari kuzika ibyo bintu ari byo, reka turebe ko Yamano ari umuhanzi ko kumaze gukura, ari umuntu ushobora kugenda kamera nka Nuza nka Platini cyangwa David akavuga ngo ngiye gutegura one man show yanjye. Ubwo rwo ni rwo rwego ngiye namutekerezagaho, nazi yuko burya inyuma y'amarido hari ibindi bintu byibereyeyo. So rero iyo ufashe akaboko kawe ukakazamuka agakubita umuntu w'umukobwa, icyo kintu mu cyumve. Buri uzafata akaboko kawe nimura na piyonika mukubitana amakofi, ariko njyewe umukobwa dushaka no gura muri esanseri akantuka nkamwani urakoze kunyita imbwa, ndiyo ndabyemeye, agenda hanze. Kubera ko iyo nyusi imbwa ntago mpita ngendesha amaboko n'amaguru. So rero ikintu cyose ngira ngo nibi bintu byagakwiye kuzajya bibera n'abantu isomo, n'undi wari we wese. Aba bantu bitwa ngo ni abasitari, nawe utari umusitari, igihe watangiye kwiyangaja mu bintu by'inkundo, ujye umenya ko nyine hari umurongo utazajya urenga. Urakoze cyane. Bwana Titi Brown, waramutse? Brown. Yo Godfather. Uraho? Uraho neza? Amakuru. Ndakomeye cyane. N'abandi nabasuje bari kuri pano n'abantu bakurikiranye iyi live yawe. Abasuje bose. Ngaho nawe umuntu akurikiye bino bintu neze kumva viewpo yawe, wabyumvishe gute, wabyakiye gute? Ibi bintu urabivugaho iki? Uguke nko by'amategeko? Man, ntukanyite umuguke. It sounds weird. Nyine ngiye cyo navuga nakurikiranye ibintu byose, nakunga mu byo Kemika avuze. Shangewe uwo wari uri we wese ko waba umeze kose, buriya umuntu wabyuzinga umugore ewan kaba kabaye kabisa, ni red flag kabisa. Urumva nitaye ku bindi bintu byose waba ukurikiranweho, kuzamura ikiganza cyawe ugakubita umugore, noneho nkuko wabivugaga nyine man wakubaye hafi, kuko kabira biboro biba byarabaye kuriya buriya no muri societe ahantu hose. Nta na rimwe umugabo azaseba kurusha umugore. Ubwo ndavuga baguye mu bibazo mu byanga, ni nka kuno nyine usanga uyu mugabo yateye inda, usanga some people barabicelebrating abo muri famille, ariko ugasanga nk'umugore iyo bamuteye inda umukobwa yabyariye iwabo aba ari ikibazo.